ubanje ukanywa icyayi. N'ubundi byose birangira bihuriye mu nda. Shiri wanjye Diya, ndagukunda Diya. Nyine ubwo busaza ufite ni bwo nkunda. Ntabwo ari ubusazi. Ni ubukizi. Ni ukuvumbura. Muravumbura. Ahubwo kino cyayi ko gisa gutya n'umuntu agize umuntu ikintu kibaje umuntu atera comment nta numva kigiye kuvuga muri comment arakubonye okay hari abandi bavuga ati mbaye wa mbere mu like ngo ari gusohoza stava ahubwo ni nta kuzi ntazi kigiye kuvuga asa bose byago ngiye imbere ngo turabirambiwe rero ikintu cyo kinera ubwo ubaje cyose gikomeye cyane iyi film urusha kurwanya iyo nyishoje ndeditinga nkajya kwa prodinga haho nshobora gusiga ni hurizo rimwe ati se no mushikiwe icyo kintu ko cyumva ubu ni nyirarume Loving someone deeply without seeing their flaws or even being blind to the consequences. Okay, nanone ngo ari kazo ndarimo gukurikira Gasege Films umeze neza twege turaho turashima Imana kubera ko yaturinze imitego myinshi y'umwanzi ntabwo mbizi wo kumuhiriwe cyangwa waramutse ariko Imana ikomeze bane nawe waba urengerazuba iburasirazuba ndetse amajyepfo no majyaruguru umujyi wa Kigali ndetse namwe mudukurikira muri Kota Masimbe turabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imbere yacu twongeye kugaruka kugira ngo tubaganirize kuri icya kiganiro cyacu twababwiye ko tubabwira kuri muri sinema nyarwanda cyane cyane mu buvuga rw'imyidagaduro n'imbivuga gutyo mu byumve ko twebwe tuzajya twibere ku mafilimi atandukanye ari gukorwa n'abanyarwanda agezweho kandi akunzwe cyane. Twongeye kugarura umwe mu ba DOP aba producer bakomeye cyane ndetse akaba n'umuyobozi w'amafilimi ureba amafilimi atandukanye kandi yakunzwe. Reka dutangire abasuhuza. Murakoze cyane kuri Gasege Films ndabasuhuje Nora Krista bari namwe amazina n'ayandi ni Rukundo uzwi nka T-Love ariko muri sinema nkayipita amazina menshi Alex Mutara cya mama Theo Mushako n'izindi nyinshi. Murakoze cyane. Ejo metso no gukina ndi pare mu ntambara y'ubuzima. Urumva ko ari sawa. Ariko byumvute kuba pare. Ubyumvute ko buri pare. Kuba pare ikintu cyanangaje nabaye pare hari ubona bere pare mu buzima busanzwe. Biranye no muri film baye pare. Bitandukanira mu buzima busanzwe no muri film kuba pare. Mu buzima busanzwe kuba pare ni ikintu cy'ingenzi cyane. Uri umuntu mukuru uba wizewe n'umuntu ushaka kurongora kwegereye ngo bashaka kurongora bapere ntabwo ari ibintu byoroshye ufite uza pozisiyo ikomeye uko ugomba kumugira inama uko ushaka urugenda ibyo na gutya naho filime yo ni acting gukina kugira ngo twereshe ibyo dukina ko hari ibintu nyine biri mu buzima busanzwe. Ndumva arabaye umuntu mukuru ndi umusaza hajya ngo nta mwana waba pare n'ubundi ariko n'ubundi nta mwana waba pare ntabwo bafite imyaka 18 20 kuba pare oya pare bisaba ko ufite mu mutwe kandi ufite n'urugo nubwo mbona muri iki gihe byarabaye nka filime bikambyite gutyo cyase nko kubikinisha ugasanga umuntu umugeze pare atazi iby'urugo atazi iby'urushako ukamugira pare just ngo ukore inshuti yawe wowe ariko nta umuntu w'umusore yakorera pare cyase inkumi kubere marene ariko arabikora ariko bijya amarangamutima ntabwo ari kuko akenshi iyo bitagenze neza wiyambaza wa wundi ukuza gutanze muri game. Ariko ngo abapare bagomba kuba bafite amafaranga buriya nawe uri muri filime
baresha ko adafite amafaranga ariko afite ibitekerezo. Abantu benshi bakunda amafaranga ariko bakerengeza ko ibitekerezo ari byo number 1. Ubwo se bwa amafaranga ariko si ngusapotinge mu bitekerezo mu byo ugiye mu bya maziki. Yego byageza byose byujujanye ariko ndamye neza ko ikintu cya mbere ntabwo hari ibitekerezo kuko ibitekerezo nibyo byubaka. Kuko niyo ufite n'amafaranga mbere yo kugira icyo ukoresha amafaranga ukinira ibitekerezo. Ariko bavuga yuko impamvu ngo wabaye pare muri iriya filime ngo ni ukubera ko akenshi na kenshi ufite ibitekerezo cyane cyane bigaruka ku muryango. Ako kantu kaba ariko okay, ntabwo mbizi neza abatunganya iyi filime Intambara y'Ubuzima bamamagara aricyo bagendeye. Nicyo nanjye naramye ubwo nitukimenya nzaza nyivuge nyibwirire nyine abadukurikirana by'umwihariko abakunzi ba sinema nyarwanda bakurikirana iyi channel ya Gasenyi Films. Ariko iriya seni wakinye na seni zose wagiye ukina mu buzima bwawe butandukanye, iriya seni ntigaruka kuri seni wakinye nziza? Iriya seni yo mu bukwe ndi pare iri mu maseni yashimishije cyane. Yihuza n'iriya seni wakinye uri inshuti muri My Plan. My Plan? My Plan yo nabo no. Muri My Enemy. Impamvu nkunda kuzitiranya kubera ko ni filimi zaziye rimwe kandi ziza zikunzwe cyane. The Enemy nari ndi inshuti na Rugamba yewe. Mu Ntambara y'Ubuzima ndi pare na Gerard. Uba ibintu byose ni ibintu biri kugenda. Ubundi hose gusa mu ahantu hitanukaniro muri The Enemy bandi inshuti ya Rugamba muba hafi mu buryo bukomeye cyane mwereka inzira nziza kandi nkamushimira ko yahisemo umukobwa mwiza waba umugore w'umutima. Naho mu Ntambara y'Ubuzima merutse gukina sene ndi kugira inama Gerard ko agomba kwisuzuma neza akamenya agiye kurongo ko uwo yarongoye muri filime bivuga ko namuguze nashatse kumugura cyangwa se namuguze cyangwa se yari ndayigurisha ariko ntabwo mfite amakuru ahagije. Nijye tandukana ndakeka ariko hose nkayajyamo nk'umujyanama mwiza ariko hamwe mba nibeshya ariko andi mba ndi mukuri. Kuko mu Ntambara y'Ubuzima uwo mukobwa agiye kurongora nanjye sumba bafite ariko muri The Enemy neriwe aba ari umunyangeso mbi ahubwo Rugamba ngo ati kunda gurure ni umunyangeso nziza. Yego ndumva ako kantu gasobanutse. Ariko se buriya muri hariya wari wabaye pare wari wabaye pare nawe ufite urugo rwawe cyangwa ni bya filime nyine kubavuze ngo ubwo niba ndi pare mu Ntambara y'Ubuzima nibanjye ubwo mfite urugo ubwo byasa kose mu bafite urugo bikina nabi wenda bakazangira ibindi bindakumva ko afite urugo. Abantu benshi bakunda kuvuga ko ufite ibitekerezo byagutse cyane cyane ku rugo. Ubundi wigeze ufata amahugurwa y'imibanire y'abari mu buzima busanzwe? Ntayo buriya ni ukuvuga ngo simbizi ababivuze ngo mfite ibitekerezo gusa babivuze ndabashimiye kuko barabona bitandukanye ariko buriya n'ubuzima turimo buratwigisha. Ubuzima turimo buratwigisha ibyo tubona ibyo tubamo byo nyine byatuma dufunguka cyane cyane ku bijyanye n'urushako. Njyewe ntarashaka ntaragera ute kuko ndi umuvugabutumwa nawe n'abantu batandukanye bashatse abababaye abakomeretse bakambwira byinshi rero numva mfite amakuru ku rushako ariko ahanini nayo nagiye nkukirana n'ibiganiro bitandukanye by'abakuru urushako ku maradiyo bakabivuga ni ibintu nakuze numva cyane aho nanjye mbigiriyemo none nagiye mu isi y'urushako bya nyabyo aho mbonamo imitego myinshi itandukanye. Ibyo rero bidafunga umuntu mu mutwe sinzi icyo wamaze kwigisa kuko nujya mu kintu ntube open ntumenye ubwenge sinzi icyo waba uri cyo. Rero by'urushako ntamangu urushako nafashe muri biriya ni ubwo nkunda neza ikintu nidusengera umwuka w'ubwenge tuzamenya byinshi kandi tuzashobora byinshi. Nidusengera umwuka wo kumenya tuzamenya byinshi kandi muri Bibiliya biravuga ngo umwuka w'ubwenge no kumenya no kujya inama hari imyuka itandukanye cyane ni imyuka irindwi y'Imana. Iyo myuka irindwi y'Imana kuri
ntacyo utamenya kandi iyo usomye Bibiliya ugasoma ijambo ry'Imana neza ukarishirirwa ntabwo Imana ikwima amakuru ko ushaka ntekereza ko ari umwuka w'Imana amanutse mu ijuru akaguha ibitekerezo bitandukanye. Amen. Kubera yuko njye nshingiye ku mafilimi yose wagiye wandika ndetse n'amaseni bakunda kuguhereza yose ari ahantu azahurira n'ubujyanama. Dusubiye inyuma muri Rurashonga wari umujyanama mwiza wa Dina. Bimwe wagiye unazira muri filimi Marene wa Dina yigeze kuvuga ijambo ati wishinze udusore. Anyita gasore. Muri Rurashonga ni story nakunze, ni filime nakunze cyane pe cyane. Muri Rurashonga mbafite role ikomeye, mba nsengera Dina abafite abarwaye indwara yo kuva nayo ni indwara ndakeka mbi cyane ubundi kubushoboje ubundi tubivuge gutyo ni mbi cyane ndamusengera nono musengeye arakira kuko umuryango wa Dina n'umugabo we Eric abari inshuti zanjye barashatse mbere yanjye nanjye rero ngwana na fight cyase ndwana n'urugamba rwo gushaka ariko mu gushaka kwanjye na fiance ndakura n'ibigeragezo byinshi ariko gusenga icyo twashe twigisha twagaragaje kwerekana ko gusenga ni intwari ikomeye iyo uri gusenga neza marayika w'Imana arakurinda cyane rwose. Reka rero tunyaruke twebwe uno munsi twahisemo ko tugiye kubaganiriza ku mazina abiri Theo na Alex. Abantu turabashaka ko ubanza kuba duhuriza na badutandukanyirize kugira ngo umuntu tubyinjiremo neza. Theo ni umugabo ukina muri filime yitwa Urushako rwanjye. Ni umugabo usekeje ariko nawe siwe ubwo ndavuga uwo mugabo. Umugabo Theo aba afite urugo ariko urugo rwe rumeze nk'urugo ruri mu manegeka kuko aba yumva umushiki we cyane kurusha umugore bashakanye. Bibiliya iravuga ngo umugabo n'umugore bababaye umubiri umwe. None magambo ijambo kuba umubiri umwe ni ijambo rikomeye cyane. Umugore si amaraso yawe ariko umubiri umwe. Mwene magambo andimo nanjye murimo naho dutandukanye. Icyo kintu nacyumva. Ariko umugore nanone umuvandimwe wawe ni amaraso yawe ariko ntabwo ari umubiri wawe. Ibyo bintu biri kubyumva neza. Rero umugore ni umuntu ukomeye, ni umuntu ufite agaciro kanini cyane. Ariko abantu bashaka bameze nka Theo ntabwo ari njyewe nawe nka Theo. Abantu bameze nka Theo. Bumva mubwire mu rushko. None abandi bameze nka Theo akumva umuryango we wahora hafi ye kandi icyo gihe biba bigoranye. Reka kubona abantu bahuje gender igitsina kugira ngo bahuze amplis igitsina gore biba bigoye mu bisanzwe. Rero icyo gihe mba numva mushiki wanjye mba mukunda kurusha uko nakumva umugore wanjye kurusha uko nakunda umugore wanjye. Isomo ririmo niriye urugo no rwa babiri. Undi wo hanze cyase umuryango naza kwivanga mu rugo ntazabura kandi cyase urugo aho kanura urakumva. Urushako rero rwanjye rushingiye ku mugabo udagacira umugore agagacira umushiki we kandi mushiki nawe yakagombye kujya guha ubuzima nakubakubwe nuko uzaza batsuke. Turarugarukaho nyuma. Alex nawe we aba ari umusore ukina muri filime yitwa Mu cyaha cya mama. Aba afite inshuti nanone umujyanama w'inshuti afite inshuti yitwa Thomas. Urumva? Ariko nawe abamuba hafi amugira inama kuko aba afite intambara zikomeye cyane Thomas umukobwa ashaka kurongora ariko nta makuru afite kuko umukobwa afitanye isano rikomeye cyane. Urumva? Umukobwa ashaka kurongora ni uwo mushiki we. Icyo kintu ko cyumva ubu ni nyirarume. Ni nyirarume. Can you imagine? Na habate Alex aragendera mu Kigali nta makuru afite. Thomas nuko n'umukobwa nuko. Ahandi Alex aba ari umujyanama bafite n'ibanga aho anuza Alex sheri we aburirwa irengero ariko kaza kumubona n'umuzimu basiko yapfuye.
hakora intambara ivuga ngo ubu Thomas afite icyaha cyo kwica fiancé wa Alex. Alex aza kubona fiancé we amubona mu buzima bwa Thomas akenda kumwica ati ureka kubesha warasaze. Muri magambo ndi umujyanama ariko utazi amakuru. Mu gihe mu rushako rwanjye ndi umugabo nanone udafite amakuru uko umugore we arengana. Nawe numvire izo nkuru ko ari ebyiri. Theo na Alex babahuriye kutamenya amakuru. Bose bari kutamenya amakuru. Ko gikomeye birakomeye bana. Ewe bose nta makuru bafite, yaba ari kurushako yaba no n'isano. Ikindi mu rushako rwanjye wenda abayireba barabizi. Natoye umwana. Mbona bari kubakubita umusoga hohotera. Urumva ndakatwa. Hari irindi baga ryishemo Theo ntaryazi rizwi n'umugore we na mubyara w'umugore w'umugore Theo. Sibyo? Ko Kenny ari wa Theo. Ihurizo riri hagati no kwibaza eske Theo nabimenya bizagenda bite ko yatoye umwana we. Mushiki we nabyo ko atoteza Mwisenyereza bizagenda bite? Habuze ko abantu bataza amasano. Abantu bataza amasano. Hano ngati ngo anti sindi anti wauza pereza urimbo. Namenya ko ari anti bizagenda bite? Ariko buriya iyo wicaye ukareba izo semi zose ukina kwa Theo. Bombo ntabwo ufite bo ku giti cyawe. Jewe ibintu nyina mu rushako. Ntabwo nicaye ngo ngiye mu rushako rw'undi muntu ngo byandike mbimikana. Njye n'umugore wanjye twaricaye tugana kuri project yacu tugomba gukora. Ninjye mwanditse, ninjye muyobozi, ninjye urumva. Umugore wanjye kenshi we arakina. Ahubwo asanga uburyo bwa tekinike ni igihe bikora. Akina yitwa nde? Grace. Ukubita umugore wawe bisanzwe. Namunoba. Uziko bikabe. None se umugore muvuye kuri sete ntabwo yihimura aba yagira. Tuba dukina. Kandi gukina ni ugukina twigisha. Ntabwo dukina dusenya. Dukina twubaka. Deni turicara. Filime tuyiganiraho. Dushaka izina rya filime. Dushaka izina rya filime. Ndibonye namwe ati nabonye izina rya filime twari turashaka uvange. Nigira story synopsis ncamake ndamubwira. Arabishima. Dukora casting. Buriya no gukora casting kugira umurange main. Nshaka kumugira main anakwate ngo yana ko ari umugore we nuko ari ikiwe ya. Aho umuntu mu casting ate n'icyo ashoboye. Cyane. Yako sara amarira n'abaranyayo. Cyane. Ntagomba kuza. Ari umuntu ashobora kwibaza akakanya. Avuga ati nkira filimi ikinwe neza, ikinwe n'abantu dukunda. Ariko bakaba yakibaza ngese ariko n'abantu umuntu akakanya urebye akakanya amaze kumenya ko Garasi mu buzima busanzwe ari n'umugore wawe. Hagati kuriya birabinda bihuza ute kuba yakina kuriya na kuriya bakongera gutyo. No kuvuga ngo tubihuza ute se? Iyo tugeze mu kazi nakazi. Sibyo se? Iyo tugeze mu rugo ni mu rugo. Hanyuma bajya mu kazi bakazana ibintu byo mu ngo akumva niko bimeze. Oya urugo ugomba kuba ugiye pembeni. Ugafuka se ku kazi. Sibyo se? Rero iyo tukuri sente rwose abaye Grace mwana wa Theo twagera mu rugo my wife, my husband, my sweetheart, honey n'ibindi. Yeah. Urushako yego iri mu filime mwari mbaraga
ariko ntabwo nashyira ku mwanya wa mbere kuko nkumpaye n'izindi nagiye nkora mu kiganiro cy'ushize njye nawe twakoranye nakubwiye filime yantwaye imbaraga nkarara amashusho filime yitwa The Enemy niyo filime yantwaye imbaraga z'ikuvuga ndarijoro mbese nayitangiye nk'ubwo umuntu atangiye kwikora mu masaa 2 saa 3 saa 2 nekesha mu gitondo ndi kuri machine sinjye kwivuga n'ibintu wenda nakwiye ko na my plan nayo ni filime nakoze nkarwara umutwe najya kwa muganga bakama imiti kanga wenda abadukurikiranye ariko indwara ikomeye cyane basubira inyuma rero ibiganiro ukuntu wabisobanuye ariko uno munsi turi gushaka utubwire neza ko urushako none urushako iyo uri kurukina cyangwa mumaze gushutinga musoje ubu ni iki kigutera ubwoba ukurikije ibyo wakenye n'ibyo uri kwandika n'ibyo uteganya gukina uri nkatewo ikintu wenda cyane nava cyane n'ubwoba ni ugusenga ibyo nyine ntibizambere nagusaba gusenga cyane kuko rimwe na rimwe ibintu ntabwo nongeye kongera mbivuge abanditsi ba filime bameze nk'abahanuzi akenshi ibintu dukina bikunze kuba yes ariko benshi ntabyo bazi niyo mpamvu niba ukinnye ibintu ugomba gusenga pe ushobora gukina ku rushako rwanjye none yitwa urushako rwawe ntabwo ari urwawe ntabwo filime yitwa urushako rwawe urushako rwanjye urushako izina urushako ni izina umunsi washatse ugomba gukinisha ititiri iteye ubwoba iyi no titire wahisemo gutubuka njye numvise binjemo tu nashatse amatitire menshi biranga numva umutima wongera kubita kurusha ku rwanjye akenshi n'ikintu kiza mu buzima bwawe gifite impamvu ushobora gukina ibintu biri mu isomo mwuka ugasanga urabikiniye birasohoye usanga birasohoye kuko ugasanga mushiki wawe aragusenyeye agusenya biciye mu mugabo cyangwa agusenya biciye mu mugore buriya ntabwo abana basenya reka ntibazabeshye nta mwana usenya nta mwana asenya urushako uyu mugore cyangwa umugabo nibo basenya cyane rero ikintu cyo kineye ubwoba ubaje ikibazo gikomeye cyane iyi filime urushako rwanjye iyo nyishoje ndeditinga nkajya kwa porodinga ntabwo nshobora gusigarana ihurizo rimwe ntati se ibi bintu usenga n'ibizambere kuko ngiye nakuze imana dusenga nagiye bambaza ati mujye mwitondera ibintu mukina sometimes hari igihe muba mukina ibintu mutazi kuko umukozi aba nakubwira ikintu aba yarebye kure ntabwo aba abakoresha umubiri aba ari muri spirit urumva ari mu mwuka iyi filime urushako ifite amateka maremare narayitondeye script zirahari ariko nashatse kwigisha kwerekana uko ingo zihagaze zimwe na zimwe kuko ingo ziri ku isi waba umva urushako urwego rwose waba uri gare waba uri utuye mu kajagari mwese muwe ku kintu cyitwa urushako ntabwo urushako uzana tayiti ibyo narabivuze ntabwo uzana titire ngo ngewe ngo ndi minisita ntabwo wazana minisita mu rushako uzane imbere ubwire umugabo wawe ngo ndi minisita ndi genero ibyo mushako it can't work ntabwo byakora it can't. Iyi filime hari umuntu wese gukomentinga akomentinga ikintu gikomeye cyane arabateze eske
we aba bantu usiko yango babaze ngo izingo nyinshi ziranga hanze uwo muntu yango yavuze ikintu atazi ahubwo nanjye ari umuntu wambajije ngo ubundi ni gute mukina ibibazo biri mu ngo z'abandi kandi mutazigeraho nuba nanjye abantu iyo spirit muyikura tubwire mbona imana ikora mu banditsi Nende nibaza impamvu utajya wandika izivuga iziri furu kuyoboka amana. Ni ukuvuga ngo hari benshi bandika filime za gospel nabi cyangwa se zivuga ku butumwa bwiza ziziyoboka amana urumva ntabwo biza gukora filime yoboka amana ngo wirirwe ku musozi gusa werekane inshuti ku musozi gusa nese ibyo bibaho nese filime nanjye uri ku musozi ntabwo utaha ya mu rusengero cyase muse gusa ngeri nubwo dusenga hari ubundi buzima tubayemo busanzwe kuki se nagomba kuva mu bwo buzima abantu bareba urushako rwanjye amasengesho Grace asenga murayasi ari umugabo wasenye urugo rwe bikaba ukora ko nyine ari kurusengera arasenga urumva ariko ufite n'indi myuka yo kurwana nayo iri muri mushiki wande wa Theo kandi na Theo nayo nagoroye n'abadayimoni sibyo rero kuba ntabwo tuzengurika ingo zanyu mw'abantu natwe dushiduka twanditse iyo nagiye kuri mashine ndi kwandika ndatekereza baterekana n'iki kintu yes yampese we ko nashatse nzi ingo nziza nzi n'ingumbi urumva inspiration se mva nayikura naho ngaho nyine ku ngo nziza no ku ingombi ndazizi nziranye naho ingo zasenyutse ndabazi abo batseza ndabazi abo fiancé yasenyutse ndabazi abo fiancé yubatse ndazizi umva ko mfite ngomba ko hariho nkura inspiration umuntu wavuze ngo mu bahanga bari mu Rwanda bandika filimi zifite inyigisho ziri puwa urabyumva tubone ikintu kiri hasi no iyo hari puwa ivuga ubukene pure ibintu biri pure bikeye ntibaza kumbora ururimi nyaboneka okay akavuga ati ni umuhanga mu myandikire biri pire nyine bimeze fresh pire kabisa mu myandikire yabitangaza benshi ese wowe akayitangaza ko batari ama feedback murandika neza niba arabimbwira abakubwira se hari feedback ziza kuri YouTube ubona hari n'izindi ziza akavuga turiya muntu wakoresheje ikiganiro turamwemera cyane imana bamugisha so no kuvuga ngo filime maze kwandika ntabwo ari nyinshi ariko filime maze gutama ideni nyinshi andika gutya kora gutya ampese ndi kuri sete ari ngomba gutanga ama ide dufate iyi sete kuri gutya dufate angle like this urumva ibyo ndabikora cyane mu rushako rwanjye ntabwo urakina scene ubwenge no scene yambanganye scene zimbanganye mu rushako rwanjye nibuka ndayivuga ese ukurikije feedback kuko urushako ni twavuga ko ari nk'ikintu cyigisha audience y'abantu banini cyane bivuga gutyo cyangwa benshi cyane ubundi iyo hari scene waba warakinye basi wakicara wazira ukavuga ati cyabikoze hano avuze neza scene nakiri nzeka kwiyuzeza mu rushako mu rwanjye cyangwa se mu rushako ya mu rushako rwanjye scene nakinye nkabati iyi scene ikoze neza reka mvuge gukina gukina nyine scene batinyikinye neza ndi guhonda umugore wanjye ni scene nakinye neza ariko umuntu wabanayo narakinye gatanganye pe nanjye nanjye ninjya kwireba nayeditinze niyo nashizemo utwo turingushye ariko bura nta kuntu ushobora gushyamirana n'umugore wagira mu rushako ukamukubita kandi ukamutura umurimo buriya ukwita umugore ntabwo ari byiza kandi n'umugore ukwita umugabo ntabwo ari byiza umugore ukwita umugabo sizi uko namwita ariko umugabo ukwita umugore ntabwo ari byiza Bibiliya itubwira ko umugore yaturutse mu rubavu rw'umugabo mu rubavu rw'umugabo bw'iburyo rw'ibumoso
reka tubyorere ariko akenshi ariko nako ubushakashatsi bamwe bavuga ko ari ubw'ibumoso ok reka twe tuvuge mu rubavu nitwite mu ibumoso ni buri ni ukuvuga umugore muri filime ndamukubita reka tubivuge nka filime Theo gukubita umugore muri filime uzi ikintu bari gukora Theo barimo kwikubita yes mwani magambo kandi atababara mwani magambo gukubita umugore ndi kujomba inkotani namukuye ako kantu abantu bakunda kantu gasobanure neza nubwo turi kuri filime turi kwivugira kuri filime ariko ndatekereza ko urushako nta muntu udashatse nuba ngo mu rushako mbivuze muri filime none reka mbeze mu buzima busanzwe umugabo wese ukwita umugore ndagira ngo unyumve no kwita umugore wawe usame uko yaturutse mu ruvu rwawe mani magambo uri kujomba inkoto yaturutse uri kwibabaza mani magambo reka uri kujomba inkota mu rugomo uri muri babaza kwa kundi Yesu wamujombye inkota mu rubavu icumu mu rubavu nawe wijomba yes mwani magambo muri filime nibyo nkora ndi kwigisha abagabo bijombe reka mbisubiremo abagabo mabwire mwebwe mukubita abagore banyu mwamwijombe inkota mu rubavu rwanyu mu mbavu zanyu reka mbishire mu bwinshi muri filime urushako rwanjye kuri abita umugore cyangwa se nakwitaga umugore mwijombanye inkota mu rubavu kuko aho yaturutse ndimo ndahababaza ndimo ndibabaza ndimo ndikubita mu buryo ntazi ntabwo mu ijuru bishimiye umufasha nahawe n'Uwiteka kuko Imana niyo yatubwiye ati ngo singomba ko Theo aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye ubwo muyeho Adamu kizaho Theo singomba ko Theo aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye none uwo mukwiriye ndimo ndamwangiza ibyo uri kubyumva ni nko kwigurira inzu hanyuma ukayitwika cyangwa se ukayanduza wasize akazu keza irangi ryawe nanone ni wowe wangirije iyo nzu iryo rangi icyo kintu wacyumvise neza Theo yes turagira ngo uduhurize mu myandikire ya sinema nyarwanda twebwe turi kwibanda ku kintu cyatuma filime nyarwanda izamuka ikajya ahandi yego n'abandi bantu babyumve niyo mpamvu tuba turaho mu myandikire y'abanyarwanda n'imyandikire yawe nubwo ari we tubibajije nubwo nabo baza kutubwira ni uwuhe mwihariko wawe utandukanye n'abandi banditsi bari mu Rwanda njye umwihariko wanjye nkunda kwandika ibintu tubayeho mu buzima busanzwe icyo kintu rero cyumva neza nkunda none hari n'umunezi kumbwira ati ukunda kwandika ku bintu bijyanye n'ingo cyane n'urushako buri muntu wese agira umuhamagaro we urabyumva umuhamagaro cyangwa se twese ko turangana ntabwo twize domene zitandukanye hari umuntu ashobora kwandika ku mafilime ajyanye na komedi we akaba azi kwandika ibintu bizi gusetsa ariko ukasanga ntabwo azi kwandika ibintu bya kubaka abashakanye we ahubwo abo bashakanye arabandika ibintu bibasetsa niba yavuye mu kazi ananiwe afite stress arareba iyo filime isekeje yishima aseke sibyo njye nkaba mfite ukwandika kujyanye n'ingo none asha kuva muri stress urumva ndajya muri iki kintu akava mu kazi we n'umudamu we bakati okay kugira ngo urugo rwacu rugende neza reka tuya filime ijyanye n'urushako tuyibyo twiga niba sanga muri filime urushako rwangirimo amahane bo niba bazubwinshi bashaka kuvuga nti kuko urushako rurimo amahane rugiye ntaho rugera ni cyitwa ko twindi ibintu tukora muri filime urumva umwihariko wanjye ugasinga ku bintu tubayemo mu buzima nicyo kintu njye mfokasiho cyane bifitiye abantu bazabireba mu mumaro munini bifitiye abantu bazabireba mu mumaro munini bifitiye abantu urakoze cyane bifitiye abantu umumaro munini ahubwo ikibabaje ni uko umuntu aza gukomentinga ati ngo turarambiwe ngo mura mu bintu bimwe ukagira ngo we azibaze uvuga ngo dura mu bintu bimwe inshuro amaze kurya umuceri yazibara
Iyo umaze kurya umuceri mu buzima busanzwe ariko. Yes. Ndetse Ujya kuri toilette inshuro zingahe? Kwa ngo doramu kuki ura kuri toilette ntabwo uhorayo. ariko nawe wizetse. Oya buretse. Ubuze muri zura karanye. Umaze ibyo mukora. Irakarira. Umaze ibyo mukora bwakira ibintu ariko reka ngwize ukuri. Ibi kuki se intambara zoraho muri kuri gisi. Ariko niba nuse bajya ngo nkindeka niba tuye kwisa umugore sinde kwikina ngomba gukina mu kwita inshuro nyinshi. Ariko birase byo bituma na filime nyarwanda zigwa hasi kubera ko amakomenti mwakira. Aba si bose ubutaha nzafata screenshot dukora ikiganiro ahangaha nze nereka abantu bari kugumura abandi kureba filime zanjye barahari. Umuntu ikintu kibaje umuntu atera comment ntamumve kigiye kuvuga muri comment arakubonye okay hari abandi bavuga ati mbaye wa mbere mu like ngo ari gusohoza stava ahubwo ni ntakuzi ntazi kigiye kuvuga asa bose byago ibi mbere ngo turabirambiwe arayibire ukuti kubireba wabiretse wacetse uje kubireba n'umucineke. Ese tubo izo feedback ziri negative kuri bihangano byawe hari byo bigukoma mu nkokora. Hari bimbabaza hari n'ibindi hari n'uweze kwandika anenga ariko ari no gusa hari umuntu uzi kunenga akanenga mu bwenge. Buriya ikintu abantu babura abenshi mu bwenge abantu batureba b'abanyarwanda kuko nta muzungu tureba nta munyakenya tureba nta muntu tureba kuko nakeka basi Kinyarwanda ariko abenshi batureba n'abanyarwanda bamwe babe upeni bari kubujije bamwe bari kubujije barebe bakure n'isomo bareke gupfa gukomatinga ibintu batazi kuko hari abantu benshi bari kureka filime bite na comment zicinege. Nabo ntekereza ko ibyo byose babikora kubera ko urukundo rwa sinema nyarwanda ntabwo urukundo ruri hasi. Yes, thank you, ruri hasi kuko icyambere abo tweka filime ntabwo bazi filime ngo niki bo akenshi abafana batureba babasha kure abenshi bo bakunda inkuru kuko ntabwo bazi quality ya filime babashaka quantity ntabwo bazi quality ya quality yo kuko batazi quality niwo mpamvu bose batutse filime yawe watakaje imbaraga zawe wakiriye ibitutsi sibyo haba ati ngo ngewe ngo nkomera iyo banze oyana my dear tubishkuri nta muntu wishimira niba bagututse ntabwo wishimye sibyo igishimisha umuntu nuko umushimira. Tewo bakintu dushaka ko utubwiraho bikava kanyuma utumbaza umwihariko nicyo twavuga. Hari filime ziri mu Rwanda zidafite isomo bareba sibyo nizere sinjya kuzimentioninga sinazo ndi buvuge nabakura ku mugati ngo nabagu twaje kubaka ako hari filime abanyarwanda bakina rwose zitubaka bivuze gutyo biwe n'ikibazo nangiye kubaza kandi zikomeye cyane nangiye kubaza ngo nukwera iki abanyarwanda bakunze gukina kuri filime zigaragaza ihohoterera cyane abana maze kubona mu mafilime atandukanye nk'umwanditsi reka tubwite umwanditsi wandika kuri filime zivuga umuco icyo bita nuvuga ngo abanyarwanda gusa iyo turebye filime z'inyamerika hari zimwe tubona zirimo guhitira abana batoya iyo tubonye filime z'abahinde bibamo iyo tubonye filime bibamo ibyo nanone harimo isomo sibyo harimo isomo ni ukuvuga ngo akenshi dukinye izo filime zirimo guhohoteramo abana ntabwo twigisha guhohotera ahubwo twerekana ubugome bw'abandi bikora muza busanzwe ngo babireke nabo najya kureba ibyo akora bibaho cyane njye nshobora gukina ndi guhohotera umwana wanjye